umuntu akagenda agakorera amafaranga agakora icyo iyo bwabaga azi ngo nibwo agiye kubona umunezero ugasanga si cyo gihe cyo kubona umunezero ahubwo arushijeho kubona n'umuruho ku wundi uko wigwizaho iby'isi uko ushaka iby'isi niko urushaho kugira umuruho kuko ari ihame ry'Imana. Imana aravuze ngo muzarya murushye. Ntukiyahure ngo umukobwa yakwanze rwose abakobwa baruzuye pe aho kugira ngo uziyahure niba kwangagiye uzampamagare ngo uhereze umukobwa bazaguhamagara byebuze mwese ndabasezeranyije uzambwira ati nabuze umukobwa uwo nari nkundanye nawe yanyanze n'umukobwa bazanga n'uwo bazanga azaguhamagare umpuze nawe ufite abahungu cyane niko kabisa nibyo. Bavandimwe bakunzi bacu turabakiriye cyane hano murabona dufite umutumirwa kandi ngire ngo arashobora kubiyegereza nawe akaba nk'uwakira abantu hano kuri kamera zacu niwe mugiye kubana nabo mu kiganiro mugiye kumva ibyo ababwira so turagira ngo abanze abiyegereze nawe abahe karibu mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Makombe nishimiye kubana namwe kuri uno munsi aho tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka munyemerere nshimire abakunzi bacu abadukunda abadukurikirana abo ubutumwa bwacu bugirira umumaro rwose turabakiriye kuri channel yacu Makombe Official mukomeze mudukurikirane abari hanze y'u Rwanda abari mu Rwanda abari mu bihugu byinshi byo muri Afrika rwose turabakiriye abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda rwose mudukurikirane. Murakoze cyane kwiyegereza abantu bose. Se hari message ugenda wakira cyangwa se nk'abantu bagenda bakubwira ko ibyo uri mu kuvuga biri mu kugira abo byubaka cyane? Ntago ari benshi iyo abantu bagitangira gukora ariko abahari barahari kandi nimwe tubereye ahangaha babe 5 babe 300 babe 200 babe 1000 rwose burya ugize icyo uvuga kikafasha abantu 5 ugize uruhare runini mu buzima bwabo. Ntago ari ngombwa ngo abantu bavuge wenda ngo bafashe miliyoni cyangwa se ibihumbi n'ibihumbagiza babiri barahagije. Kabisa nibyo. Reka duhita tuninjira no mu kiganiro cyacu kubera ko hari abantu ngewe bantumye ni ubutumwa nabo barabizi abantumye baraba babyumva nzakubaze ntese no kubera iki muri no minsi hariho icuno navuga ko ari nk'icuka gihari abantu benshi baravuga ngo amasukari yarapanze abantu bafite depression abantu bariyahura nzakubaze kuri ico kintu ni ukubera iki muri no minsi ivyo bintu bikunze kubaho cyane kandi bikunze kugaragara kurusha mbere uko byahoze. Bantumye ngo nze mbabareze ico kibazo wenda bumve ukuri boze kubabwira kuri ubwo ngobwo karibu ijambo ni ryawe igisubizo ni wowe uzi uburyo uri bugitange. Murakoze cyane mu by'ukuri nk'uko ubivuze wenda nta wamenya mbere ngo tube dufite ibipimo by'abambere wenda ngo tumenye ngo bambere hiyahuraga bangana gutya cyangwa se ubu hari yahura bangana gutya ariko nge ndagerageza gusubiza ngendeye kuri ubu ngubu mu bihe turimo aho usanga buri muntu wese afitemo akantu mu buryo nyine ngo biri grave biraremereye ariko umuntu ushobora kumusangamo agahinda. Kwiyahura kuva ku gahinda gakabije, depression iva ku gahinda gakabije, aho ushobora kugira ubuzima bwawe ukumva uriyanze ukumva ntabwo ukeneye kubaho ugahitamo kwiyambura ubuzima. So rero navuga ko ikibitera ahanini hari ukutamenya Imana. Burya iyo umuntu atamenya Imana nkatwe abakristo hari uburyo muhura mukaganira
mukaganira ku magambo y'Imana bigatuma mwongera gusubizwamo imbaraga kubera ko ibibazo bitera abantu ni byinshi kandi ntago bizareka kuhaba gusa abantu bananiye gufitinga mu mahame y'Imana y'ikimana yavuze. Ari ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 17. Adamu na Eva bakimara gucumura no kuvuga ngo uburyo bari babayeho muri Edeni bwarahindutse kuko Edeni Imana yararemye Edeni yishyiramo ibyasabwaga byose kugira ngo umuntu abe yumva abaye mu buryo buri comfortable cyangwa se mu buryo bw'ubuzima bwiza. Edeni rwose byari birimo, harimo amazi meza, harimo imbuto nziza, ibiribwa byiza, buri kintu cyose cyari kinogeye umuntu. Ariko Adamu na Eva bakimara gucumura rero byahinduye uko Imana yari yararemye isi. Ubwo rero icyaha nicyo cyazanye ubuzima turimo. Bakimara gucumura Imana ifite uko yabwiye umugore, iramubwira ngo uzajya ubyara urushye n'ibindi. Adamu w'ikintu yamubwiye nk'umugabo yaramubwiye ngo uzajya urya uvunitse, uzajya urya urushye. Kurya urushye rero ntago ari ukuvuga ngo ufite amafaranga ntago aruha. Ari ufite amafaranga ari utayafite harakantu numvishe ngo ari urwaye ngo n'umurwaza n'umuganga bose bararushye, imfungwa n'uyifunze bose bararushye. So rero buri muntu wese ararushye kuri ubu ngubu. N'abaperezida batuyoboye nabo bararushye. Abaperezida bacu bararushye rwose, Imana ibahereze umugisha, bararushye kubera ko ari ihame ry'Imana. So rero mu Itangiriro ibice nkuko nabivuze 3:17 haranditse ngo na Adamu iramubwira iti wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe, uzarya urya ibivamo ugombye kubiruhira. No kuvuga ngo ibiva mu butaka byose kubirya bigomba guhita biumuruho kuko ariko Imana yabivuze. Ariko abantu ntabwo bumva nyine iyo principe yuko Imana yavuze ngo uzarya urushye. Rero umuntu akagenda agakorera amafaranga agakora icyo iyo bwabaga azi ngo nibwo agiye kubona umunezero, ugasanga si cyo gihe cyo kubona umunezero, ahubwo arushisheho kubona n'umuruho ku wundi. Uko wigwizaho iby'isi, uko ushaka iby'isi, niko urushaho kugira umuruho kuko ari ihame ry'Imana. Imana yaravuze ngo muzarya murushye. Nimba ari ukurya urushye ni ukurya urushye, ntago ari ukurya uruhutse. Abantu bagerageza kwishakira udusorti uduki twose babeshya, ariko buri burushye. Unavuye ngaho ukagera Igisenyi ugiye kurya iyo fi, urwo rugendo nago ruraruhije. Nuvanga ngo uzajya ku misozi kureba ibirunga cyangwa kureba ingagi, uzagerayo n'ubundi urwo rugendo nago ruraruhije. So nubwo wagira ibya miliyoni ukabagira za miliyari zitagira ingano, uko bizagenda kose waba ufite ubutunzi bungana bute, ugomba kurya urushye. So niyo mpamvu navuga ngo ku kijyanye no kwiyahura cyane ni ukutamenya Imana, kutamenya principe y'Imana yavuze ikavuga ko umuntu azarya arushye. Icya gatatu ni uburyo abantu none bikururira umuruho. Ufite imyaka 20, 25, imyaka 30 ariko urashaka kugira ubutunzi nk'ubwo umusaza w'imyaka 70, kumva kugira source of income iremereye. Kandi mu by'ukuri iyo myaka ari imyaka mu by'ukuri, yego sinavuga ngo umuntu ari limite ku myaka kuba yagira ubutunzi runaka, ariko hanini ugasanga umuntu ababajwe cyane, avunywe cyane n'ahazaza. Ugasanga hazaza arakuvunye, ugasanga urara udasinziriye utekereza mu myaka 20. Yego ni byiza mu myaka 20 kurara udasinziriye umuntu ayitegura, ariko kuruta gushidikanya ngo mu myaka 20 nzabaho nde. So ibyo byose nibyo bigenda byirunda mu muntu, ugasanga byamubereye byinshi, byamubereye binini, byamubereye bigari, ugasanga umuntu ahisemo no kwiyambura ubuzima. Kindi navuga, kera tukiri abana batoya twumvaga nyine ubutunzi, hari ubutunzi ushobora kugira nyine ugasa nkaho ubaye uhagijwe nabwo. Ibyo ubutunzi mbigereranya nuko umuntu yagera ku isonga ry'umusozi
umuntu aramutse arebye umusozi akawurebera uri mu kilometero 20, 30, 30, 40, ababona wa musozi abona naramuka ageze kuri uwo musozi ashobora no gukora hejuru ku ijuru cyangwa ukabona wakora ku bicu rwose, ukabona ibicu ndetse ntiwanabasha guhagarara, ntiwanabona naho wicara kubera ko ari kuwurangiriza kure, kubera ko ari kurebera umusozi kure. So rero iyo umusozi turebeye kure tuba tubona twakora ku bicu, ariko iyo tugeze muri ya situation ya mafaranga avugaga ngo nge ningira nimbona amafaranga miliyoni 20-30 zaba amazi. So iyo uhageze aho ngaho kuri uwo musozi rwose ubona ko hari ibintu byinshi ugikeneye, bigatuma wongera kwifuza ibindi, kuko bezwe rero ari ilimite. Ugasanga umuntu ahoze mu buzima bwo kwifuza ndetse abenshi bakaba banakora n'ibyaha byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo bagere kuri bwa butunzi bifuza. Gucuruza urumogi, aho ushaka gucuruza ibiyoga bitemewe, bagakora ibintu byinshi bishobora guhumanya umuntu, ushaka kwica umuntu, ariko icyararikiye ari kugira ngo abone za nyungu nyinshi, agere kuri bwa butunzi bwinshi. So rero mu by'ukuri ni byiza ko abantu batarwara indwara ya future yo gushaka kubaho muri future kandi bari muri present. Turi muri ubu buzima, ni byiza ko twubaka ubutunzi ariko tugiye twububatse buhoro. So rero impamvu nyinshi ituma abantu biyahura nuko agera ahantu akabona uko atekereza ubuzima siko burimo buragenda, agahitamo kwiyica. So nukuvuga ngo hari igihe bamwe biyahura bitewe nuko baba baragize irari ry'ibintu bakabishakisha ntibabibone, cyangwa se wenda banabibona ntibabikoreshe mu buryo bifuza, cyangwa se bakabikoresha ariko ntibibanyure, bikabaviramo kugira depression cyangwa se bikabaviramo kwiyahura. Cyane nukuba atekereza ko amahoro ari muri icyo kintu azabona, yamara kukibona. Depression iri mu buryo hari ushobora kuvuga ati ngewe ubuzima bwaranze, ubuzima bwo mu isi, ntabwo ndi kubona amafaranga nkuko bikwiriye, ndababaye, mbayeho mu buzima butishimye, aho kugira ngo nkomeze kugora abantu cyangwa se gukomeza kumva umutima wanjye undya, reka mitemo kwiyica. Hakaba noneho n'indi side ishobora kwiyica ariko itabuze nyine ibyo ngibyo, nta kintu na kimwe yabuze. Numvishe mu gihe cya covid, igihe batangazaga covid yaje, hari umukire ngo yatekereje ko ubukungu bwe bugiye kumanuka, gutekereza gusa ko ubukungu bwawe buzamanuka, ahitamo kwiyahura. Ibyo byonyine kandi ataramanuka. Urebye ni nk'iki wowe ubyumva gute mu gihe wumva ngo umuhungu yiyahuye ngo kubera ko umukobwa yamwanze, cyangwa se umukobwa yiyahuye ngo kubera ko umuhungu yamwanze? We nk'icyo kintu ucumva gute, ugifata gute? Okay, ntawavuga ngo birasekeje, ariko mu by'ukuri ni umuzimu uba wateye aho ngaho ntawasobanura, ariko biranasekeje koko. None se ushobora kumbwira ngo abakobwa buzuye runo Rwanda, cyangwa se abakobwa buzuye isi, cyangwa se abahungu buzuye isi, ngo umwe arakwanze uhisemo kwiyahura? Urwo rukundo wamukunze n'ubundi ko mutohurira mwumva, utoshobora gukunda uwundi, urwo ni urukundo nyabaki? Ntabwo rwose urwo si urukundo, ni umuzimu uba waguteye gusa. Baba bagushitse, abakobwa baruzuye, abahungu baruzuye. Ngewe njya gushaka nari naraterese, ngatereta uyu nguyu akanyanga, ngatereta uyu nguyu akankunda, tukagenda twagera imbere, bigapfa ngafata undi, bamwe bakanyanga abandi nkabanga, ngera ku mubare nyine ntavuze ariko nawe utubutse, umubare utubutse, ariko ngubu naramubonye. So rero ntabwo ari ukuvuga ngo nimba wakunze umuntu nawe ngo agukunde urukundo rungana n'urwo wamukunze. Oya, rwose ni ugutereta. Musore ujya utereta umwe, niyanga utereta undi, nugera mu ijana, uw'ijana azakwemera rwose. Udafitemo imico mibi cyangwa se ingeso mbi, ntukareke gutereta. Tereta uwa mbere, utereta uwa kabiri, utereta uwa gatatu, utereta uwa kane, utereta uwa gatanu. Uwo bizakunda n'ibikunda bigeze kwa 200 urabyemerewe rwose. Ntukiyahure ngo nuko umukobwa yakwanze. Reka nawe muhungu, nawe mukobwa, ntukange ngo n'umuhungu ngo yakwanze. Nakwanga ntuzabura
undi muhungu uzaza kugutereta. Ya niko nge nabivuga, ntukiyahure rwose. Reka abakobwa beza barahari, abahungu beza barahari, ab'imico myiza barahari, ab'abakristo barahari benshi cyane, uwo washaka wese uzamubona rwose. Icyo kintu cyo kwiyahura cyo ntago nagishigikira rwose, ariko akenshi usanga benshi babikora gutyo bitewe naguha urugero nk'umuhungu. Umuhungu arashobora kwiyahura bitewe wenda n'ibintu yari amaze gukonsoma kuri uwo mukobwa. None yatekereza ukuntu bingana, yatekereza uburemere bwabyo cyangwa se uburyo yabibonye arushe, bikamuviramo gufata decision yo kuvuga ati nanone ndasebye cyangwa se ndameze gutya, agahitamo kwiyahura. Oya, nta kwiyahura. Ibyo wamuspendingaho byose abwira ngo wiyahure, uzatekereze ko ari umuntu wafashije mu isi. Rwose ntukiyahure. Kwiyahura ntago birimo, ntago biri mu kintu, ntago ari option wafata ngo umukobwa yakwanze. Ahubwo washaka uburyo bwo gukomera kugira ngo wongere ushake n'ibiruta ibyo wamukonsomye, ahubwo yamaze kugenda gusa akapfa kukubwira ngo nagiye. Fata umwanya muto yo kunywa amazi, wongere utangire ushaka undi mukobwa. Abakobwa baruzuye rwose, ndetse n'abahungu baruzuye. Ako kantu ni sawa cyane. Ariko abantu bagiye bagira imitima yoroshe gutandukanye, hari ubyumva wenda kubitekerezaho direct, akimara kubitekereza ugasanga bimuviriyemo ikibazo. Wenda atari ibintu yateganyije, cyangwa se wenda atabigambiriye kuvuga ngo yiyahure, cyangwa se kugira ngo age depression nyine gutyo, bigahita biza gusa direct akimara kumva inkuru aho ngaho wenyine bikizana, atari ibintu yigeze atekereza cyangwa atigeze apanga. Oya, ikintu cyari biki ngiki, igihe cyose utarashaka umukobwa wa muhungu we, umukobwa akirimo aridegembye hano ku isi, arimo aragenda yambaye neza, yisize, aberewe nk'uko nawe umureba, menya ko abandi bazamureba, n'abandi bahungu bazamureba, ari ku isoko. Igihe cyose utaramugeza mu rugo rwawe ngo umwinjize mu nzu, uwo mukobwa ari ku isoko. Rero ntago umuntu uri ku isoko ashobora kugutera kwiyahura. Ari ku isoko, aba competitors babaye benshi, bamugutwaye. Ihangane, ntiwiyahure, ushaka undi mukobwa. Nawe wa mukobwa we, umuhungu aracyari ku isoko, muragendanye, swat hari impamvu itumya kuvaho, bari ushaka uyikosore, umureke. Abandi bahungu barahari, nawe uracyari ku isoko, nawe ari ku isoko. Rwose icyo kintu ntigatume wiyahura ngo nuko umuhungu yakwanze cyangwa umukobwa yakwanze. Utarageza umuntu mu rugo, uwo muntu aracyari ku isoko. Rwose ntukabyigane n'abantu ngo bagutwariye umuntu, bamutwaye kuko ntiwamufashe neza. Nicyo nge nshobora kuvuga. Twebwe twarashatse, bari ku isoko, swate wenda hari ababo twabatse cyangwa se natwe ari abo batwatse. Nuko nguko bigomba kugenda, ntukiyahure. Kwiyahura kuko ntago birimo. Conseil nziza cyane. Abajene murabimwumva, abatarashaka murabimwumva kabisa. Ukimara gutegera no magambo, hitukomera, ukomere kabisa, umenye ko ukiri mu rugamba, kandi urwo rugamba ntabwo uri kurwigwanya, uri kururwana n'abandi. Wenda baramukwaka cyangwa se nawe utwara uw'abandi, ariko igihari ni ukugira gute, kumenya ko muri mwese muri ku isoko. Ako kantu ni sawa cyane rwose. Umukobwa uri hano utaramugeza mu rugo rwawe, utarafata irembo, utaragira gute, jya umenya ko isaha n'isaha rwose umuhungu uri hano hasi nzi ashobora kugukosora. Tanga keya zifatika, mwiteho mu buryo bufatika, ukore igishoboka cyose kugira ngo wa muntu akugumeho. Nawe wa mukobwa we, kora igishoboka cyose kugira ngo wa muhungu akugumeho. Apana ngo nimutangira kuvuga nangu uragumutse ngo ugiye hejuru, ngo wowe utangire kwigaragaza uko uri. Oya, mwiyereke kuri mwiza, umwereke ko ari amahoro. Nibyo byiza rwose. Icyo nicyo nshobora kuvuga, naho byo kwiyahura rwose ntabwo ari option. Niko kabisa, niko. Kandi niba nakeya zidashobotse, niba binaniranye, menya ko hariho abandi yirukira handi aho kugira ngo yerukire ku mugozi. Oya, nibyo ni ukuri kabisa. Yeme basore badukurikiranye, nubwo nanjye nkibarimo,
rwose nawe urabona kuri ingaragu ntukiyahure ngo umukobwa yakwanze rwose abakobwa baruzuye pe aho kugira ngo uziyahure nibakwanga agiye uzampamagare ngo uhereze umukobwa bazaguhamagara byibuze mwese ndabasezeranyije uzambwira ati nabuze umukobwa uwo nari nkundanye nawe yanyanze n'umukobwa bazanga n'uwo bazanga azaguhamagare umpuze nawe ufite abahungu cyane kabisa nibyo barabe bumva iyi ni inama nziza ni inama ushobora gutegera wenda mu gihe uri mu gahinda wenda uwo mwakundanaga yakwanze cyangwa se hari akantu mwapfuye ntimwumvikana bikakuviramo gutandukana nawe warangiza ugatekereza byinshi tuza mu mazi bizashira genda ufate igikombe cy'amazi nurangiza kugifata ukimwe numara kukimwe uvuge ngo birarangiye cyane urakoze cyane Imana iguha umugisha yego urakoze ubu ni ubutumwa bari bantumye iki kiganiro dukoze kijanye n'amagambo bari bantumye ngo nkubaze none nizere ko abantumye bumvisha amagambo tuganiriye bonyine barabyiyumviye nabo ni abantu barashobora gusesengura ukwabo Imana iguha umugisha kuba watanze umwanya wawe ukaba nk'uheza abantu inama Imana iguha umugisha kabisa n'abagerageje cyangwa se n'abakomeje kureba kino kiganiro nabo bakaba bakigejeje ku musozo Imana nayo ibaha umugisha kandi bazoza banashiramo komantere bazoza basharinga basangize n'abandi ubutumwa hari igihe wumva nk'ubutumwa bukomeye bikaba ngombwa ko ubwohereza wenda nka mugenzi wawe uziho icyo kibazo k'iki kibazo wenda twari tuganiriyeho ukaba uzi ko hari umuvandimwe wanje byigeze ufite gahunda yo kwiyahura ukakimuheza akagitegera akabona ko ntaco bimaze kwiyahura si wo muti w'ikibazo kwiyahura ntaco bimaze hanyuma Imana izibaho umugisha komantere zanyu nizo cyane tuba dukeneye kugira ngo twumve ko wenda ubushize hari ikiganiro twakoze narebye kuri Instagram hantu wari wagipostinze nabonyemo komantere kabisa ndavuga ati burya koko bino bintu uzi ko ari byo barabikurikirana kandi barabyumva kandi nta kindi natwe kiba kituzanye kuri kamera no kugira ngo dusangire n'abavandimwe ubutumwa bwiza dusangire amagambo meza yubaka murakoze cyane yego